rwego rwo kwizihiza imyaka 25 igihugu cy'u Rwanda kimaze kibohoye. Liza Mutoni, umwe mu rubyiruko rushishikajwe no kumenya byimbitse ndetse no kumenyekanisha ibyiza by'u Rwanda, yateguye urugendo yise rwo kwibohora rwitabiriwe n'itsinda ry'abantu basaga 30. Mu Rwanda twunze ubumwe twaribohoye, amateka yacu mabi twayasimbuje ameza, kwihesha agaciro biduteza imbere, inzira yo kwibohora iracyakomeje. Basuye ingoro y'amateka yo kubohora igihugu iri ku Murindi ndetse n'ingoro y'amateka yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi iri ku Kimihurura mu cyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Umwihariko w'uru rugendo ni uko bamwe mu baherekeje abarwitabiriye bari bahibereye mu gihe cyo kwibohora. Uru rugendo rukaba ari n'intangiriro y'ibindi bikorwa bitandukanye bigamije gukangurira urubyiruko kurushaho kumenya amateka n'umurage by'igihugu cyabo binyujijwe mu bukerarugendo bugamije kumenyekanisha ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda mu biganiro bihuza abakuru, inararibonye zitandukanye n'urubyiruko mu myidagaduro ikubiyemo imikino ndetse n'ibikorwa binyuranye bigamije guhesha agaciro ururimi rw'ikinyarwanda. Mu rugendo shuri naribohoye. Je m'appelle Andy. Merlin Seul. Moi je m'appelle Dafiro Himira. Ikindi kiranga umwihariko w'uru rugendo rwo kwa 14 Nyakanga umwaka wa 2019 ni uko akenshi abakora muri izi ngoro z'umurage w'amateka usanga n'abari bato bavuga amateka baba barabwiwe ndetse ugasanga bimwe na bimwe bibisoba. Bakaba rero kuri iyi nshuro baragize amahirwe yo kunganirwa na bamwe mu bagize uruhare muri ibyo bikorwa byo kubohora igihugu. Habaye headquarter muri Gahinga mbere yaho. Ibitero bifata kariya gace ka Butaro ahitwa Nyamucucu, Butaro, Kivuye, ariko ibyo bice ntibyahuraga, byahujwe muri 1992 ubwo habaye igitero bisikiye cya Byumba 1992. Aka gace kose kari hagati rero ahangaha turi nibwo kahujwe na kariya ubundi aha niho hari muri center byabaye ngombwa ko gukora intambara ya Byumba. Urumva hari defended cyane ari Byumba ari Gatuna kubera ko birumvikana ko hari strategic mu mujyi munini hariya n'umupaka ukomeye barahadefanaga cyane. Niyo mpamvu habanjwe gufata hirya hino, hano haza gufatwa muri 1992 tumaze kugira agatege, ariko noneho byongera n'ingufu kubera ko byahuje front zombi tuvuga. Abitabiriye urwo rugendo batemberejwe mu bice bitandukanye bigize inzu y'amateka y'urugamba rwo kwibohora iri ku Murindi, basura umwobo wa gisirikare bakunze kwita indaki wakoreshwaga n'umugaba w'ikirenga w'ingabo zari za FPR Inkotanyi, akaba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ubu Nyakubahwa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Byinshi bijyanye n'indake twabivugiye hanze, ariko nashatse kubabwira yuko kuyireba neza ibyo nabwiye ko ari ero, mu by'ukuri koko ni ero murayibona. Hanyuma nabasobanuriye yuko bashaka ibiti binini by'imitima binini gutya, noneho bakabyegeranya, bamara kubyegeranya hejuru bagaterekaho imifuka, noneho bagashyiraho n'ubundi buryo bwa camouflage ku buryo nk'uko wari watwunganiye yuko bitashobokaga yuko wapfa no kumenya yuko hari n'indake. Washoboraga kuhanyura ariko ntunamenye ko hari indake bitewe n'uburyo bwa camouflage. Camouflage ni uburyo bwo kujijisha, guhisha umwanzi ko hari kandi mu by'ukuri uhari. Abasirikare iyo bari kuri struggle bajyana na tere ku ntisa. Tere niba ari y'ishamba basa n'ishamba, niba ari desert ari ubutayu bagomba gusa n'ubutayu. N'imyambarire no kurwanya izuba n'iki, ariko bitewe nuko baba expectinga yuko abo bagiye kurwana nabo bahamenyereye, nabo bagerageza kubagaragariza yuko bahamenyereye kugira ngo urugamba rukora iki rwihute. So iyi niyo ndake nababwiye ko yavuguruwe, ibi ngibi byagiyeho nyuma, akaba ari indake tuzakenera kuvugurura nanone, ariko tukayihereza ya shusho yari ifite icyo gihe. Dushakishije materials zikomeye zishobora gutuma ikomera ariko ikasa nk'uko yasaga icyo gihe. Nk'uko twabihereyeho kare babivuga, abasaza babivuze kare hariya ko hano hantu hari harinzwe. Muzehe Faustin yababwiye yuko hariya mwaturutse ko ariho abantu binjiriraga, ariko ntago bahitaga baza gutya. Hari abahitaga bajya muri sale y'inama,
hari abajyaga kwa chairman, hari abahitaga bajya kuri Arusha, hari abajyaga indani mu ruganda, ariko iyi zone ya hano yajyagamo abantu mu by'ukuri chairman of high command yahamagaje cyangwa yashatse ko babonana. Iyi rero yari muri protocol zone. Hari muri protocol kuri iriya nzu niho hari harimo abari bashinzwe protocol ya chairman of high command. Ubwo protocol hakubiyemo ibintu byinshi bijyanye n'imibereho ya chairman of high command, bijyanye na minutes mu nama, bijyanye n'uburinzi bwihariye, uburinzi noneho hakazamo rero na close bodyguards bagombaga kumurinda. Hanyuma rero hakazamo rero n'itumanaho. Iyi ndaki yari ya communication, itumanaho rya gisirikare. Chairman yabaga ashaka kuvugana n'abasirikare ku rugamba yazaga amahanga. Iyi nayo ikaba indakiye abenshi mbere tutari twamenya amakuru yayo twayitaga indaki ya Fande James Kabarebe. Abantu benshi bagiye babibona mu itangazamakuru babumvise ko ariko twabivuze. Na ndetse abagiye basoma itangazamakuru byagiye biyandika gutyo, ariko nyuma yaho Fande James yaje kutwibwirira ko yari indaki ya communication, ariko ikaba na reserve ya chairman of high command. So izi zari indaki zo muri high command, habagamo ibikoresho bya communication. Ni kuvuga ngo niho yazaga ashaka kuvugisha abasirikare. Ziraga kwibohora iracyakomeje, hatana ziraga kwibohora iracyakomeje. Mu nzu yiswe Arusha kubera ko ariho hategurirwaga ibiganiro by'amahoro hagati y'ingabo zari za FPR Inkotanyi n'iza leta y'u Rwanda, yari iyoboye icyo gihe na Juvenal Habyarimana. Bwana Musare Faustin na Senateri Antoine Mugesera babasobanuriye uko amasezerano yategurwaga ndetse n'uburyo iyo nzu yakoreshejwe. Muri make icyo nababwira nuko imishyikirano ya Arusha nyirizina yatangiye mu kwezi kwa karindwi, Julai 1992, igeza mu mwaka wakurikiyeho w'1993 mu kwezi kwa munani. Nuko yamaze umwaka hafi n'ukwezi. Ni ibintu birebire cyane rero, ariko icyo umuntu yafatamo nuko imishyikirano ni uburyo busanzwe bukoreshwa muri diplomasi, mu mibanire y'ibihugu cyangwa mu mibanire y'amakampanizi kugira negociation abantu bakagira ikintu bumvikanaho. Icyo gihe RPF nubwo yari yashoje urugamba ntabwo arwo yari ishyize imbere. Icyo yashyize imbere no kumvikana ku buryo abanyarwanda bakumvikana ku buryo cyayoborwa, ku buryo ibintu by'ubusumbane, ibintu by'akarengane, ibintu bitubahiriza uburenganzira bwa muntu byavaho, hakagira uburyo bwiza bwo kubana. Iyo niyo mbese principe FPR yagenderaga yifuza yuko abanyarwanda bose babana neza, bakabana mu mahoro, bakagira uburenganzira ku gihugu cyabo, bakagira uburenganzira ku bikorerwa mu gihugu, ari amashuri, ari ukwivuza, ari ukugira akazi. Byose nibyo FPR yifuzaga, ikavuze ko abantu bageraho amahoro, ariko byari byaranze bishoza urugamba. Reka rero mpere kuri iyi nzu bayise Arusha kubera ko iyo equipe Filimo avuga yajyaga mu mushyikirano Arusha cyangwa n'ahandi badutumaga. Iyo babaga baje hano ku Murindi, aho tugere ku Murindi, akenshi twabaga turi abantu bagere nko ku 8-10 cyangwa munsi yaho. Twaze rero ko twabaga twarabaye nk'abashyitsi, tukaza muri iyi nzu tudafite ahandi tubarizwa mu mazu y'ahangaha cyangwa ahandi. Iyo nzu bayitiriye Arusha kubera iyo mishyikirano yabaye icyo gihe cyose. Ku mishyikirano rero sinzi niba nabijamo byaba birebire. Dutangira tujye tujyayo mu kwezi kwa karindwi, hari imishyikirano yari ibera ahandi. Hari byabereye muri Kongo, abantu bahuriye Goma, bajya ahantu mu buto yaratuye yitwa Ibadorite. Hari imishyikirano y'ibera Tanzania, cyane cyane Mwanza, nyuma haza kuza Dar es Salaam kuri kapitali y'igihugu. Hanyuma aho imishyikirano nyirizina itangiriye bahitamo kujya Arusha. Mbese Arusha si yabayeho yonyine, habaye ahantu henshi, ariko Arusha niho twamaze igihe kirekire kandi niho habaye
imishyikirano navuga icukumbuye yagiye ireba ibintu hafi ya byose byerekeye igihugu. Nk'uko tugiye mu kwezi kwa karindwi muri 1992 icya mbere FPR Inkotanyi intumwa zayo zavuganye n'abagize abahagarariye leta y'u Rwanda byo guhagarika imirwano, cessez-le-feu, ceasefire, guhagarika imirwano no kugira ngo abantu bagire iyo mishyikirano nta mirwano iriho. Icyo mbese nicyo gice cyabaje iyo cyatangiriye imishyikirano nyirizina. Ibyo byerekeye guhagarika imirwano kugira iyo cessez-le-feu, ceasefire birangiye, ubwo iyo byarangiraga rero twaratahaga, niba nabivugana twavaga Arusha kugira ngo wenda mubyumve. Arusha ni umujyi wa Tanzania igihugu kimwe cy'u Rwanda inshuro mirongo sinibuka bivuze izo. Kuva Arusha uzino twavaga Arusha tugaca ku mupaka wa Tanzania na Kenya, tukajya muri Kenya tukaza Nairobi ni kapitali ya Kenya murabizi, tukajya Nairobi tugafata indege tukaza Entebbe, ubwo twaciye muri Uganda tuza muri ako gace twari turimo nk'Inkotanyi. Byabaga ari ibintu birebire, ariko twazaga mu ndege, ariko havuga abantu bajya mu muryango uvuye Nairobi bakaza kudukura Arusha, twagera Arusha ho ntabwo twakora mu muhanda kuko hari risque yo guhura n'abanzi n'iki. Twazaga mu ndege kugera Entebbe, tukajya i Kampala, tukaza mu muhanda tukambuka tugaca Gatuna ni hano hirya, ntabwo ari kure hano, tukaza hano. Eurade Bwitare, ofisiye wacyuye igihe mu ngabo za RDF, ingabo z'u Rwanda, nawe yunganiye abari abanyapolitiki icyo gihe, asobanura neza uko ibikorwa by'urugamba rwo kwibohora byategurwaga haba muri politiki ndetse no mu gisirikare. Nari muri iyo group yavuye Kampala itariki ya 30 tuvuge kuko z'ukwa cyenda nabaga kwa Rwigema muri force ya Rwigema n'iki. Icyo gihe twafashijwe nuko uwabazaga mu nzira na Rwigema hibereye n'iki byavugwaga ko tugiye gutegura 9 October independence ya Uganda. Byarafashije cyane mu nzira abagiye muri icyo gihururu, zari imodoka zirenze 50 zirimo amakamyo, zirimo ama pick up n'iki byose, so byaroroshye kubera ko yari ahari n'iki byose. Hanyuma His Excellency aho Rwigema apfiriye, icyo navuga nuko hari benshi twari tumutegereje, twumva ko urugamba rushobora no kunanirana kubera kubura ubuyobozi. Abizi mu Kinyarwanda ngo ingabo z'umutware, buri wese yari azi yuko ari we bateguranye. Urugamba rwatangiye uwo munsi, rwarateguwe, habaye inama nyinshi zitegura, abasirikari bari hirya no hino benshi, commanders at least bazaga ijoro bakazi Kampala bagategura n'iki byose. Abantu babiri bari bazwi yuko bateguye ibintu kuva kera, kuva ruriya rugamba kugira ngo rutangire n'iki, yari Late Fred na His Excellency. Uko ari babiri bari banaturanye Kampala kugira ngo biborohere kujya babonana bategura ibyacu nyuma y'akazi ka Uganda. Abyumva. So nyine nyuma y'itariki ebyiri twese twavuga ati ari hehe. Twari tubizi yuko yagiye kwiga ibya gisirikare muri Amerika, ariko twumva urugamba rumukeneye. Yaje ategerejwe kandi koko aho hagereye reorganization iratangira n'iki byose mu komanda. Urugendo rwakomereje ku bibuga by'imikino itandukanye, bituma urubyiruko rurushaho kumenya uko abayobozi b'inkotanyi, abanyapolitiki ndetse n'abasirikare bitabiraga imikino itandukanye, bakanasabana n'abandi banyarwanda babashaga kubasura mu cyari cyariswe igihugu mu kindi. Iki kibuga nk'uko mukibona kirimo gukinirwaho n'abari abaturage, ni imikino y'imirenge. Cyakiniweho imikino itandukanye ya units za gisirikare. Units za gisirikare, high command gakinana n'indi unity, gutyo zikagenda zikina umukino wa football. Ariko nanone niho habereye fundraising yo gusezera kuri ba banyapolitiki bagiye. Igitaramo cyabereye hano na fundraising irakorwa, abanyapolitiki bakora iki, bajya i Kigali muri Send. Nanone aha niho hatangiwe ya mapeti bababwiraga, fande yababwiraga, na His Excellency niho yambariye ipeti rya General Major, n'abandi bose nabo bakora iki, bagenda bahabwa amapeti.
none icyo gihe haba imikino, haba ikino, no ku mugoroba haba igitaramo hano. Mu gitondo nibwo habaye ibyo kuvuga bya rankisi ari Kagame kwa Major General Mukundi yari major, yavuye Uganda ari major, icyo twavuga major Paul Kagame. Ibyo nibwo habaye Major General, nibwo bashyizeho abasirikare bacu bakuru, n'iki nibwo bashyizeho abofisieri bazaba ministre, abazaba directeur de cabinet, abazaba abadepite, bazayobora icyama ku buryo bushya. Ibyo byabaye muri iyo minsi nabwo nyine twafashe imodoka tukajya i Kigali, ariko ku buryo bwa politiki byerekanye ko FPR ari organize, ifite ingabo zisobanutse, bafite rank, ukundi bavugaga senior officer, junior officer, namwe bafite grade. Icyo gihe mbese twakoze ku buryo tujya kuvanga twese dufite ibintu bisobanutse, ariko cyane cyane abantu bari bavuye i Kigali bakaza ku mugaragaro, bakajya muri fundraising, bagatanga inkunga, bakexprima, ukabona ko abantu uko bagiye guhuza bigakorwa ku mugaragaro. Mu gihe rero cya ceasefire batuye hano, abadamu b'abanyapolitiki batuye muri iyi nzu, iyi ngiyi mubona. Iyi nzu tuyifitiye gahunda ikomeye cyane, wenda abadamu bari aha ngaha n'abakobwa mutaza kutubwira ngo kubera iki isa kuriya. Nuko dushaka kuyigirira umwihariko wayo, turenda kuyubaka neza tutayihinduye kugira ngo amateka adasibangana, tuyubake ikomere, hajyemo amateka y'abo badamu, buryo babaye ku rugamba, buryo bakoze mobilization, abakobwa babyinaga mu ndahemuka, abakobwa babyinaga ku giti cyabo, abakoraga fundraising y'amafaranga, abari ku rugamba baje no kugira batayo yabo yihariye. Ibyo byose uruhare bagize tubishyire hano, amafoto nibiba ngombwa na monima ishobora kubaho yabo, mu buryo bwo kubibuka no kubahiriza inshingano zabo. Hari abajya bavuga yuko kuba dufite abagore benshi cyane mu nteko ngo ni uburyo bwo kuzamura abagore, ariko siko bimeze, ahubwo nuko bashoboye kuva na kera, n'imbunda nabo barazifashe. Julienne Mukarubogo, umwe mu bashinzwe umutekano w'ingoro y'amateka ku Murindi, yishimira akazi ke kandi akanashishikariza cyane urubyiruko gukunda igihugu. Byewe byonyine no kuba bambona nk'umuntu wari muri ubwo butwari, noneho nkaba nkiri no kuri icyo cyicaro cy'ubutwari, byose si ishema, nabyo ni ishema. Numva nabwo ari byiza, n'abana bato bagomba kubimenya, bakamenya n'aho igihugu cyavuye n'aho kigeze, byonyine biteye ishema. Numva nanjye nabakangurira gushyira ikirenge mu cyacu twebwe nk'uko twaje, nabo bagakomeza kugira ngo igihugu kitazasubira inyuma, bakanatureberaho ko twebwe nabo turabo tubareberaho, abana bacu babimenye banabirebe ko twabibayemo. Murakoze. Nyuma y'urugendo rwo ku Murindi w'intwari, hakurikiyeho gusura igice cy'amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi kiri mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ku Kimihurura. Abitabiriye urugendo batashye banezerewe cyane, biha n'umuhigo wo gushishikariza abandi kuzasura izo ngoro zombi ndetse n'ahandi hantu nyaburanga mu Rwanda.